Haleluya, haleluya. Dushimiye Imana ko yabanye natwe iminsi yose. Nitwa Etienne Mutabazi, nkaba ndi perezida wa CPRCE Rukara Campus. Ahangaha nk'uko mubireba turi kumwe na korali ikorera muri CPRCE Rukara Campus, ikaba yitwa Rwanji Choir. Ikaba ifite byinshi ariko by'umwihariko iyi korali ikaba ifite abayobozi, ariko nagira ngo ntumire perezida wa korali atambuke aze hano imbere atuganirize ho gake mu mateka yayo, anatubwire n'ibyo waduhishiye muri iyi minsi. Murakoze cyane. Haleluya, haleluya. Dushimiye perezida wa SEPO, Imana imumugisha. Amen. Nitwa Peter Ndagijimana, ninjye muyobozi wa korali wanje. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Reka nsabe abarebyi ba korali wanje turi kumwe hano imbere bateri haleluya bashima Imana. Imwe kabiri gatatu. Haleluya. Amen. Haleluya. Korali wanje turashima Imana uburyo Imana ikomeje kubana natwe no kutugirira neza iminsi yose. Rwanje ni korali yatangiye mu mwaka w'1999, itangiriye mu cyahoze ari Kiye. Yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye, Imana yaratubashishije nishimwe. Amen. Yagiye ibana natwe mu buryo bugiye butandukanye, ariko ntabwo byakunze yuko ikomereza gukorera muri Kiye, ahubwo muri 2017 Imana yashimye ko dukomereza umurimo w'Imana muri RCE Rukara Campus. Aho ngaho ni Imana yakomeje kubana natwe mu buryo bugiye butandukanye. Kugeza ubu ngubu korali wanje ifite volume 3, hari volume imwe ya audio n'izindi volume 2 za video. Ubu ngubu turimo turataramana namwe, cyangwa se turimo turabataramira mu buryo buri live, niko twashimye yuko dufatanya namwe guhimbaza Imana muri ubu buryo bugiye butandukanye, tubatamira buri live. Session ya mbere yararangiye, mushobora kujya kuri YouTube mukayibona. Dufite indi session turimo turakora muri no minsi, nayo mugiye kuyibona mu gihe kitari kinini cyane. Aka kanya tuvugana korali wanje igiye guhita ko ibataramira biri live indirimbo zayo. Ndabizi abantu benshi murazikunda, mukomeze muzikurikirane kuri YouTube yacu, muraza kuyibona. Mukomeze muzikurikirane kandi munasharinge, muzihe abavandimwe banyu n'inshuti zanyu, nabo mabwiriza ubutumwa bwiza, bahindukire bakurikire Yesu. Amen. Haleluya. Korali wanje turimo turagendera ku intego y'ijambo ry'Imana iboneka mu byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo waho wa 19. Turimo turabwira abantu ngo nuko nibihane, ngo nibahindukire ibyaha byabo bibabarirwe. Haleluya. Turifuza yuko abantu begera Imana ikabababarira ibyaha. Turifuza yuko abantu begera Imana ikongera kubahembura, ikabaha ibihe byiza, kugira ngo ubwo Kristo Yesu azagaruka azasange bari maso kandi biteguye. Namwe mube maso, murindire kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusenge Imana maze twemere korali wanje ikomeze tutaramire. Data wa twese mwiza, turagushimiye kuko twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, ubuntu bwawe aribwo bwatuzuye, urangije duhindurana abazima na Kristo. Muri wowe turanezerewe, muri wowe dukora imirimo myiza, muri wowe dufite ibyishimo, muri wowe Kristo mwami dufite icyizere cy'uko uzatugirira neza, dufite icyizere cy'uko ubwo uzerekanwa tuzasa nawe Uwiteka. Muri wowe dufite ubugingo buhoraho. Korali wanje dore tugiye gutarama, nyemerera utugirire neza. Mwuka wera niyurukire kubana natwe, Mwuka wera yurukire kutuyobora. Ntabari twe mwami, ntabari twe, turasenze tuvuga ngo ntabari twe, ahubwo icyubahiro cyawe ntabari cyo. Reka ubwiza bwawe bugaragare, reka imbaraga zawe abarizo, mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho ganza utegeke kandi utugirire neza none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen.